kakandi ururaya nawe uri umuntu mukuru se ngiye biriya bintu umuntu umwe yagera gute akamaza aho yakora ubona ufite ibintu by'akasamutwe ku buryo umugabo umwe atagibwe arabishobora oya pe si uko ufite isoni warebye n'imbere waretse nkakureba sa kugira ndebe hirya nta kibazo ndeba nta kibazo nta kibazo ufite cyo kundeba ese wabwiye kuri kureba ariko nanjye mpagarariye abagabo nanjye mpagarariye abagore kandi ubona bitewe nuko utazashaka umugabo kandi ari umugore nyine ntabwo uhagarariye abagore kubera ko nta mugabo uzashaka njyewe impamvu nyamukuru naje kukureba hano Rihana hagusanga iwawe ndabona utuye n'ahantu heza uranahishyura no kuba uhicaye ariko mana yanjye ariko rero ibintu bya byose ni ukwishyura reka none se reka nkubwire amazi isabune umunyu birishyurwa uraza kundeba iwanjye kutsura iwanjye nta kintu nzaniye gute ntabwo ari muri aruferena tujye tubizanye ukuri ku buryo umuntu ataza kugusura nibura aje kugusura nk'umuntu muziranye akaza kugusura aya pe ngo urukundo narwongera njyewe rero Rihana akangubwira impamvu naje kukureba sibyo nizere ko irimo amafaranga ariko mukunda amafaranga cyane Rihana cyane reka mbwire abadukurikiye kuri Bushake TV ese naje kureba kubera iki ariko abadukurikiye no ku Nganzo TV bose bari kutureba ni ukuvuga ngo zombi ubundi Bushake TV na Nganzo TV byose ni kimwe akavideo kawe ko ku Nganzo TV ubundi niyo mpamvu nyamukuru kandi akavideo reba ibintu wakoze usiko nkibutse uzamura none wari kumwe n'undi mukobwa uzamura neza ariko kuzamura mambata nyine wari kuzamura akaguru kazamuka uzamura neza ugire gutya uzamure neza usiko wagira ngo kamerama mbabare wegera inyuma noneho hari akantu yagize gutya nk'umuntu mbese ugiye gukubita umuntu neza araka positeri ifoto imwe nabonye gusa itangaje cyangwa ko ugiye gukubita umuntu neza zamura n'akaguru shambi kwereke uranyishyura ariko si ibintu byawe byose ndi kwishyura mbwira niba bunyishyure cyangwa urasiga nari ingwate ya telefone si wabuze ibyo kwishyura reka ntabwo n'akabizo oya nyishyura mbere ingwate ya telefone wafata n'iyi mikorofone mikorofone nayo irishyurwa wayifatira kakandi ko kugira ugiye kubita umuntu kuriya shari mana we tujye tugezanya ukuri nta kibazo kabiri maze nagaruka imbere dukomeze twigane ikiganiro cyacu impamvu kano kanuna kameramani nagarure ntuze inyuma hafi yongereye asohoye yarari impamvu kano kaganiro navuze ngo tukijyemo tunakiganireho hari abantu benshi bari bamaze kuba barindwi bampamagara njyewe giti cyanjye bambwira ngo dushaka utwereke neza uwo mukobwa Rihana noneho unatubwire neza ni umukobwa ni umugore noneho ibyo ngibyo sinda kwinjira mu buzima bwawe ndi umukobwa oya ndibutse ndi umufiyemeri ariko ikintu cyitwa abafiyemeri baba bigenga njye ndi umufiyemeri noneho mbwira impamvu imwe nyirizina twanavuganye kare ngo ntabwo uzashaka umugabo mu buzima bwawe impamvu nazashakwa umugabo ntabwo njye namushaka bwe yanshaka oya nawe uratuye ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uzashaka umugabo oya kano kantu gasubiremo sinzigera nshaka umugabo ahubwo we azanshaka ibyo birapfuye byose rero ese birapfa gute uri umugabo ndajya gushaka abandi uhari nyine nagushaka oya njyewe uri kunshyira mu gihe kandi ndi umugabo wowe ahubwo nujya gushaka umugabo impamvu nazashaka umugabo ni iyi ngiyi ibintu byo mu ngo cyangwa nawe ugiye kuba nk'abakobwa njya mbona aravuga ngo ngiye umugabo umwe ntacyo yamarira ngo ntabwo byashoboka ntabwo umugabo umwe nta kintu yamarira pe ngo iki ahape gasa ni mana yanjye noneho abantu bafite umugabo umwe baba barahombye baba bafite ikibazo pe uriya uretse nyine ni ukuvuga ngo uretse bari kubiseka ndi kuguseka nyine reka
hari igihe ugira umugabo mu rugo ari umugabo wawe yego ariko nyine mu mitekerereze mu buzima bwo mu nzu, reka tuvuge ubuzima bwo mu nzu bwo mu rugo ataguhagije mbese muri rusange unanyurwa kandi nkeneye ugira ute kuki bashyizeho ngo niba ari haryo babita bake abapfubuzi abapfubuzi ushatse kuza akaba atari sawa hari ibyo abapfubuzi waba ushatse kuvuga rero ngiye icyo ndi kuvuga impamvu yawe ndumva ntari kuyumva neza ngiye ndabona icyiza kuyumva biragoye cyane ahubwo ngiye mbona icyiza niba uvuze ngo sinzashaka umugabo sibyo werekana impamvu ya nyayo were kuvuga ngo impamvu ntazashaka umugabo ngo ni ukubera ngo wenda umugabo ngo atampaza none se ku myaka kuba uri umukobwa mutoya cyane uri n'agasirimu ufite mbese nubwo mbona wenda umeze nk'agasireyi sibyo mbabare twahuye nyine kuri kamera uri n'umwana mwiza biragaragara no kuri kamera umwana mwiza pe sibyo kamera mbabara umwegereza hano abantu bamubone babonere hano neza isura babone abasekera nabo bahereke neza kuri umwana mwiza nyine kandi ari byo ca bugufi kamera kucyo buriye gutya ntabwo umwegeye neza uciye bugufi umwegereje kamera gutya ni umwana mwiza sibyo none ikibazo wemeye ko mama wanyu cyangwa se ba nyoko na ba nyogokuruza na bande bose bagiye bashaka umugore umwe umugabo umwe bakanyurwa ikimpamvu wuva ntabwo bashaka umugabo umwe tugeza nyokoresha ari hano rwose umugabo umwe ntabwo yanyura ariko ntabwo nakomeje ndukubwira nawe se tujye gutestinga mbikwereke ko tutanyurana ngende dutestinga none se ushaka umugabo umara umunsi wose muri za tiku apana tiku ni tiku vutu uhita ukomeza ugenda nta rundi rukundo oya pe urukucanga cyane ndetse kugucanga uri kuvuga ngo umugabo ntabwo wamushaka ari umwe oya genda umugore w'abagabo bose genda umugore w'abagabo bose wari uzi ko ribu ejo bundi yashyizeho itangazo rivuga ngo umukobwa cyangwa umugore uzigurisha agafatwa yigurisha uzi igihano bagiye gushyiraho none se njyewe nigeze mvuga ibiciro by'amafaranga se wigurisha gute none se kuki uvuga ngo uri umugore w'abagabo bose impamvu mbivuga ndi umugore w'abagabo bose ushobora kuza ukangurira nkanjye nyine nikundira ka Heineken ka Siminofu ukakangurira nkanywa 5 ubwo mba ndi kugukonsoma 5 kandi nugeri uretse Heineken gore icya 5 cyangwa se Siminofu ni 3 reka tuvuge 3 reka tuvuge urugero ufashe Siminofu yangahe ya 3 yego ukanywa zingahe shange nananywa no kugeza n'icyumweru kigashira none urukumva ntabwo tuba tuguze reka nkure mu rujijo ibyo dukora ni ukugura ntabwo tuba tuguze ahubwo ukarangura n'iyo nkoko nkayirya rega ahita apfunada yarangiza agakora ibyo akora yarangizaga oya ese wancika gutyo gusa isabune n'amazi birishyurwa nawe uhita wigaya nk'umugabo n'amashuka yanjye waryamyemo ikuvurori yanjye zaho ni inzu mbamo n'iyanjye niyanjye bwite nawe twifatanyije nk'ibyangombwa se ibyangombwa bya mbere ni umunwa wanjye uvuze ukuri ni ukuvuga ngo icyangombwa cya mbere ufite ni umunwa wawe njyewe wo kubikwemerera n'umutima wanjye iyi nzu ni iyanjye ahubwo mucumbikire mbo twatangiye tuvuga ku byerekeye no kuba utashaka umugabo umwe Rihana sibyo Rihana tubwizanye ukuri bariya abagore bagiye bagira umugabo umwe ni ukuvuga ngo ntabwo bafite ibintu bimeze nk'ibyawe ku buryo wenda byihangana mbivuze mu mvugo nziza kugira ngo batamenya ibyo ari byo ariko nawe ikibazo cyawe utera n'abantu inuza cyane dore ukuntu uba wambaye kandi igihe cyose ahantu nkubona hose yaba muri filime yaba buke dore ukuntu uba wambaye n'utuntu uba wambaye njyewe oya njyewe ni gutya nambara njyewe ni gutya nambara wayigize njyewe ni gutya nambara imbere ya kamera ubona nayigira oya njyewe ni gutya nambara mu buzima busanzwe nyine ni uko nguko nta na rimwe uzigera ubona nambaye ipantaro ni gutya nizo vibe zanjye none se niyo ugiye mu isoko nise mu isoko bivuze ko natagenda nambaye gutya ubu ahubwo mbaza ngo wowe menze umenye ngo umugore bakubise ejo niba ari hehe niba ari Nyanza niba ari hehe
niba ari za ke bakubise umugore banza ari igikondo oya ni umugore ndaza kubishaka neza ndaza kubabwira wagiye mu isoko atambaye ikariso ibintu bamukoreye ni ukuri kw'Imana. None se bari abagiye bambaye amasume bo ubwe n'iki ko bari bambayemo n'amakariso ariko biratandukanye igihe uri kuvuga wowe turatandukanye ubu nambaye nabi ni wowe aka kantu nakaguze 15,000 ariko rero ihita haguruka abantu babo kubona uhagaze asubira koko ese ndeba neza ko kundeba amahushuka cyabona rero n'inyuma buriya manza ubona tsindagiye sinije yo kubeshya ziba zita rivanse bazita rivanse cyane bazita byavanse cyane dikona bateza abantu ibibazo simbizi wenda ibyo navuga hariya sibyo ariko reka nkubwize ukuri wenda ndaba ntandukiye mu kiganiro tunavuze ngo tuganire kubera ko icyo navuze ni ukuganira ku kara kantu ko kuba abantu uravuze ngo bashaka umugabo umwe ariko ndakubwiza ukuri kw'Imana pe tubizanye ukuri reba ino komenti bampaye kare ivuga ngo uwo mukobwa nawe bazamukubita yambara nabi niba gukubita ntuzandenganye uzi se byambara ndi proud yuko mbyambaye nyine binshimishije none se basi imbere hari kandi kantu bambariyemo ingope karimo agura gakeneye nkakwereke ni amafaranga umbabarire ni amafaranga ibyo byose n'amafaranga ko n'uwavuze no kugusanga amafaranga uzirikaro wari koropera ngahe ni amafaranga rikaro reba imbuga mfite kuyikubura ni amafaranga ikaryo rirahenze n'agakweto wambaye gutyo bihenze ibayita rihana nyine icyo twavugaga harimo abagore benshi mugani gusa none se tuvuge ko bari abagore benshi baca abagabo b'inyuma akenshi bituruka kuri icyo kintu cyo kuba umugabo wenda cyangwa nanone urugero nkatwe abagore harimo abagore baba batanyurwa n'abagabo nabavugira hajya buriya akamuvuge umufiyemere uko bivuze ngo uri umufiyemere n'abagore buriya barahwanye ngo batanyurwa wowe ku giti cyanjye reka tuke kubiganisha ahandi njye mbaye mfite umugabo anyura sinamuca inyuma ariko ikibazo ufite wavuze ngo ubona nta mugabo wakunyura ndaba nta umugabo wanyura nta sheri mfite nta sheri ngira miti kuvuta wikomereza ariko nawe rero gutyo bacanze noneho nta gucanga nyine ibyo uri kucangiraho wowe uravuga ati nta mugabo wakunyura umwe niyo mpamvu uvuga ati njyewe n'abaje bose uri umugore w'abagabo bose sibyo icyo ndi gushaka kuvuga njyewe ndimo mvuga ni ese wenda baragerageje mu bagabo bose mwagiye baza vutu tiku ubura n'umwe bwite wenda niba barenze 5 simbizi cyangwa se ni n'abadutatu ijana nabo banza barenga ari bari magana urabeshye ibintu nzi neza iyo umukobwa cyangwa se umugore asamanye ahuye n'imbura ijana arapfa ibyo ngibyo urabeshye ko narapfa zagezeho nawe urabiya 501 njye ntabwo ndaza kuzamo keretse niba kameramani ako nanamubomoza keretse niba kameramani twere kumushyiramo kubera ko ntabwo keretse niba kameramani araza kuzamo ariko ibyo ngibyo nanone abatari abantu babona ibishego tuba tugira ngo tuganire ntabwo ari ibishego hari abakobwa benshi bavuga ati njyewe mu by'ukuri sinzashaka umugabo pe ariko reka tujye mu kiganiro nyirizina wowe hari akantu wigeze umbwira umugabo mwabanaga mu gipangu akubita umugore we ubundi nubwo twabikiye kure cyane uvuga ati njye sinzashaka umugabo kubera uwo mugabo ubundi impamvu nyamukuru ni icyo ndi gushaka niturangiza tunasoreza aho ngaho nakubwiye ngo impamvu natashaka umugabo niba umugabo yarakubitaga umugore we ese nimbana n'umugabo urugero nkanjye akirirwa ankubita kumahira no kugira muri abantu bakuru namwe murabyumva sibyo nta terambere mbona mu rugo kuma amafaranga nkaha ukishyura wenda turakodesha cyangwa uba no mu nzu yanjye cyangwa mu yawe ariko icyo gihe biba byitwa iki ko tubana mu rugo nk'umugore n'umugabo uzataha wasinze uzi unkubita ubwo ufite iyo wavuye si mazi wahuye n'abana beza ntabwo mbizi njyewe usanze mu rugo uri kuzinura umushinya wawe wawusize hehe hanze y'igipangu cyangwa niba tutaba no mu gipangu usige hanze winjire mu nzu umeze neza nze nkubwira ngo
sheri wiriwe ute, mbwira ati niriwe neza, muhereze n'amazi ukarabe unarye umujinya wawe ufite. ariko se riha kamaze kabazo kamwe, umugore usuzugura ntabwo bamukubita. Umugore wowe nuko utari umugabo, ariko umugore usuzugura umuntu azamureke gutya bembetereza ntamukubite n'ikindi bura ngo wamure ko ari we mugabo. None se ubwo niba umugore yasuzuguraga bibwiwe n'iki? Agomba kumutera urusibyo, ariko njye nawe warunera. Ubwo bivuze ntabwo bagukubita. Oya, ni mpamvu utashaka ari umugabo. Oya, nakura banjiye mu nzu yanjye uzanye umujinya ukuye hanze. Oya, inzu yawe nuruse inzu iyo ubana n'umugabo umubana umugabo n'umugore, iyo nzu ni yawe cyangwa ni iyanyu? Gusa haraje wambaye iyo pantaro n'umupira urambwira gute ko inzu yaba ari iyawe? Aho ngaho wenda bitandukaniye, keretse uwo mugabo ahubwo yaje aba yaraje agusanga mu nzu yawe, ariko atari kuvuga ngo uruvuga ngo umugabo aba yaramushatse wowe, ahubwo kandi wowe utangire nakumvishe wowe ntabwo washaka umugabo, ahubwo we yagushaka. Kandi ari byo nagusobanuriraga. Aho ngaho mbashije kubisobanukirwa neza cyane. Ni ukuvuga ngo impamvu utashaka umugabo kubera ko warababonye. Sibyo? Ntabyo nazi pe. Ariko se tugiye mu kantu gatoya cyane, wenda sinigomba kuri kuvuga imyaka yawe mu bose bayivuge. Gera hirya n'unkora urangije. Kandi ko uri kunyegera wowe? Oya. Ndiko uri kunyegera pe. Oya, nawe nigeze nkwegera. Nuko wari wicaye kuriya akaguru gahinduye byagenze. Impamvu numvaga nyine rukuruzi iri kunkurura nerekeza. Yewe rukuruzi itagiye kuganisha iwanjye. Aha. Oya, nje ntabwo byavamo. Ntabwo ndaza kubwira kameramani aza kubomoza. Kameramani nawe yambomoza, ahubwo njye namubomora. Bure wasanga hari ukuntu wowe bitewe n'uko urimo turatoye ushaka ibigabo binini bingana nk'ahandi by'ibogari. None kameramani nagasanga biratandukanye. Mbo rero reka mbwire abadukurikiye hano, ikintu cyari cyanzanye gushaka uyu Rihanna ni impamvu ya kariya kantu mbabariye. Kameramani igana inyuma gatoya, ngewe nshaka kwisuzumira neza ndebe niba koko mu by'ukuri biriya bintu ubikora. Uranyishyura? Ase ibintu byawe byose ni ukwishyura? Wowe nyemera kuri bunyishyure? Ndakwishyura. Sibyo? Nanjye nkubita umugeri umwe, sibyo? Ariko nyine mbona ufite ubwoba. Mbabare uze kugira kamera egera inyuma batakomerera kamera. Tugende, sibyo? Nanjye nkubita umugeri umwe nkavuga ngo urabankubize. Hari akanabonye uzamura akaguru gutya, nanjye nukazamura. Uziko muvure kameramani niyo mpamvu utashaka umugabo nakubonye, niyo mpamvu utashaka umugabo namukubitira mu nzu. Nta kibazo, ngiye mpamvu naje kureba tunahagaze urabona abantu babonye ibintu tuntu wakoze kuri wakoze kuri ntuza n'uriya mukobwa n'uriya muhungu byose bazahirwa, baravuga ati nzabakuzanire. Ese umuntu ugushaka bwite yakubona ate kugira ngo ishaka uriya mukobwa yanyigisha siporo yankoresha ibiki niwe shaka, wenda ibindi tubyihorere pe. Songeho wambona yabanza akakunyuraho kuri niwe chairman wanjye. Oya wowe ni uko nyine umuntu yagiye gukorana avuga ati uyu ni manager wanjye, ako nubwo ni manager ntabwo managing imboga yanjye. Navuze ngo uwambona ngenda hari wagushaka wanshaka yambona, yaba ari kumugisha turiya tuntu nta kibazo, yaba ari kubyina naribe. Hari akandi kantu utazi nabonye bakora bajya bakora gutya kabona gutya ngo tere gutya kakandi. Ikibazo wasanga kamera kagafashe neza, kamera bagafashe kandi ari byo ari aho bakekana ururaya mbaya. Oya ndumukiriya wazo. Uwashaka rero Rihanna mu by'ukuri yaza akatugeraho. Rihanna mbabwire ko mu by'ukuri nubwo mubona bimeze gutya ntabwo ari ibivuga ni by'uburaya. Rihanna ni umubyinnyi wa nyawe, yaza akakubyinira waba ufite ikirori, ntuvuge ngo iki ngiki, yaza akakumasurira, babita kumasura, ukuntu babigenza bakabigenza, afite abagenzi be bakorana. Sibyo? Haba mu bukwe
Rihana kaza mu mapati yes gusa duhuye ndi mu rugo bahita uvuga turi mwana igitambaro mu mutwe kanzu ndende bakavuga turi umwana w'agare nari umuntu ufite imyaka mike buriya ibintu byiza byari ariko buriya ufite impamvu reka mu kiganiro gitaha tuzamenya impamvu yose wabyinjiye uzanyishyura kandi njyewe ndi manager ushobora kuba uri manager kutamanaginga akazi kanjye ariko ngiye managinga akazi kawe ariko si managinga ibintu byawe ntabwo managinga hehe oya reka rero mu by'ukuri ntabwo tuba twaje kugira ngo wenda tubabwire ngo ntibazashaka abagabo ariko umugabo kumugira ni byiza none mu buzima busanzwe iyo ufite uzibanga wakoresha washaka umugabo umwe mukundana mubintu mukabana wenda niba wirabire atajya kunyura ukajya ugira ku ruhande gato ariko Rihanna yerekana igendere da oya njye nishaka umugabo nanjye reka nigendere gusa nawe ni puvu